Ndabasuje kandi mbifurije kugubwa neza mwese aho dema kutwereka yuko mudukurikira 5 kwa 5 muraho neza inshuti zacu mukunda imikino ubukungu n'ibikorwa bikomeye bituruka hano mu Rwanda. Nitwe Emmanuel Rakarama ndi kumwe namwe hano kuri All in Rwanda YouTube channel ibagezaho ibintu bitandukanye cyane cyane update ibyegeranyo ndetse no kubarangira aho mushobora gukora ikintu cyari cyo cyose. Ndabakiri rero mwese cyane cyane abatari bakanda subscribe mwakwihutira gukora subscribe mukande no kukazogera kugira ngo mutazacikanwa n'ibintu bishya dukora buri munsi. Nimuzibagirwe gushyira like kandi ndetse na comment kuri iyi video no gusangiza inshuti zanyu, kandi mufite icyo mutekereza muzabyandike nyine mubicishije muri comment. Dufite amafunguro y'amakuru menshi azajya bageraho vuba vuba. Ni Rayon Day rero uyu munsi turabagejejeho twigize kubagezaho ibya Rayon Day ariko ku yindi channel. Reka rero hano tubagezeho inkuru y'ingenzi ya Rayon Day 2025 yabereye kuri Stade Amahoro ku itariki ya 15 Kanama 2025 aho Rayon Sport yizije umunsi wayo w'igikundiro. Nubwo yatsinzwe ariko birashimishije kubona stade yose yendaga kuzura abafana 45,000 hafi yabo. Nago nahamya bose ko bari bahari, ariko hari n'abafana bose baba bakurikirana online, hari abishyuye batagiyeyo bitewe n'impamvu zose ziba zitandukanye. Rero abafana ndetse n'abakunzi bose muri rusange, burya hari abafana ariko hari n'ababa ari abakunzi bihebeye ikipe, bari baherekejwe n'umudiho rwose udasanzwe Rayon Sport ihorana n'imyitwarire y'abafana. Murabizi Rayon Sport igira abafana bahambaye cyane. Ku byerekeye amatike rero ndetse n'amafaranga baba binjije, ni estimation ntabwo ari kuvuga ngo niyo ya nyayo, ariko nyine ni amamiliyoni atangaje. Ku byerekeye amatike, aya ni amwe mu makuru yatangajwe mbere y'uko Upper Bowl binjiraga 3,000, Lower Bowl 5,000, Classic 15,000, VIP 30,000, VVIP 100,000, Executive 150,000, naho Skybox 2,000,000. Kubera ko stade yenda kuzura, dushobora gusobanura uko amafaranga yaturutse mu matike ya Rayon Sport yakase nyine. Reka tubereke urutonde ibi bintu bitatu byagaragajwe nk'amakuru yibanze. Rimwe, scenario yo hasi cyane, buri wese yishyura 3, ubwo byaba ari 45,508 gukuba 3,000 bikaba 1,136,524. Ayo mafaranga niyo ashoboka kuba ariyo make binjije. Tugiye kuri scenario isanzwe, 50% ya Upper Bowl, 20% ya Lower Bowl na 20% kuri Classic VIP, tuvuga 9%, 1% VVIP, Skybox 1. Ubwo umusaruro ugera hafi ya 1,420,373 n'amafaranga 300 niyo dukurikije nyine ibyo bigereranyo niyo baba binjije. Naho dukurikije ikigereranyo cya gatatu, wenda scenario ya premium, tukavuga yuko muri Upper Bowl harimo 40%, 25% bikaba Lower, 20% bikaba Classic, 12% bikaba VIP, 3% bikaba VVIP, 0.2 bikaba Executive, Skybox bikaba 2. Amafaranga agera muri 1,536,000 n'amafaranga 23,800 niyo Rayon Sport yaba yinjije. Aha twibukiranye ko ibi ari amafaranga yavuye mu matike gusa, n'ibigiyeho ubufatanye n'abaterankunga, kugurisha ibicuruzwa, jezi, ibirango, parking cyangwa izindi serivisi zinyuranye ziri mu muyoboro w'umunsi wose. Tuvuye kuri ibyo by'amafaranga rero, cyane cyane ko ikiganiro cyacu ariho cyari kiri, ariko twabanyuramo no ku mukino wagenze. Mu gice cya nyuma umukino watangiye ku rutsiro nyine mu gitondo utangira ku munota wa mbere. Myugariro wa Yanga Aziz Andambule yatsinze
igitego ahereje umunyezamu nabi, ariko nyine cyitirirwa Rayon Sport. Ku munota wa 29 Andy Boyla yatsinze igitego cyo kwishyura, biza kugaragaza ko Rayon Sport itaraba yoroshye mu kibuga, nubwo bakomeje kugaragaza intege nke. Mu munota wa 37 Pacome Zouzoua yongeye gutera Rayon Sport icyuho ari imbere mu gice cya mbere mu murongo ku bitego 2 kuri Yanga. Umukino wa mbere warangiye umunota umwe w'ikiruhuko, igice cya mbere cyarangiye ari 2-1 kuri Yanga. Mu gice cya kabiri Rayon Sport yagize amahirwe ariko ntabwo yashoboye gutsinda. Ku munota wa 84 Tambwe Gloire yakoresheje ishoti ryimbitse, ariko umunyezamu wa Yanga arifata neza ku mutambiko. Mbere y'uko umukino urangira, Bakari Mwamieto yatsinze igitego cya gatatu cya Yanga, bityo umukino urangira Yanga itsinda Rayon Sport ibitego 3-4. nuko umukino warangiye. Nuko rero nshuti zacu, Rayon Day 2025 nuko yarangiye, ariko nyine ndakeka na Rayon Week igikomeje. Abitabiriye bose bari benshi, stade yenda kuzura, kandi umukino wari ufite ibihe byihariye byiza cyane, nubwo Yanga yagitahanye ariko yasize amafaranga muri Rayon Sport. Nubwo Rayon Sport yatsinzwe, uriya munsi urerekana ko iyi kipe ifatika kabisa, abafana bakomeye, ubushake n'umusaruro w'imari mu buryo butaziguye, nko ku munsi umwe gusa, kandi kuko wari umunsi w'igitangaza. Nimwibagirwe gukanda subscribe, utange na like, usangize video iyi kuri inshuti zawe, kandi ushyire komenti icyo wumva ku mukino, ku myitwarire y'abafana cyangwa ku mikino yindi bategura. Byose wareba kuri All in Rwanda. Njyewe ni Emmanuel Karama, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.